Mu nzozi nyinshi turota hari igihe turota imvura iri kugwa mu buryo butandukanye. Muri make kurota imvura ni ikimenyetso cy'umubabaro n'agahinda gakabije. Inzozi nk'izi aba ari ikimenyetso kikubwira ko ukeneye gushyira hasi intekerezo mbi ufite cyangwa ibindi bintu bituma wumva ufite umujinya n'agahinda gakabije. Izi nzozi kandi zishobora kuba ikimenyetso umubiri wawe ukoresha ushaka kukwereka ko ukeneye kongera umwanya umara uganira n'abandi bantu ku bintu wumva bikuboshye umutima. Kuba warota izi nzozi zifite aho zihuriye n'imvura biba bifitanye isano n'ibibazo bishobora kuba biri mu muryango wawe bitari gukemuka kandi ukumva bikuremereye. Kurota izi nzozi birimo uburyo bunyuranye kandi bukagira ubusobanuro bunyuranye bitewe n'uko wazirose. Ushobora kurota ubona imvura iri kugwa ariko wibereye mu nzu, cyangwa ukarota imvura ikunyagira uri hanze, cyangwa ukarota imvura ikunyagira ufite umutaka witwikiye cyangwa ntawo ufite. Mu gihe nanone ushobora kurota ubona imvura igwa irimo imirabyo n'urusaku rw'inkuba rukabije. Ushobora no kurota ubona wambaye ikote ry'imvura cyangwa imvura ikakunyagira ariko ukaza kubona ahantu wugama. Ushobora no kurota ubona imvura igwa umuvu wayo ukagutembana. Mu gusobanukirwa izi nzozi ugomba kwicara hamwe ukibuka uko byagenze byose mu nzozi, kuko buri kantu kose kaba gafite ubusobanuro, nko kumva imvura yaguye iturutse inyuma, imbere cyangwa ku ruhande rw'iburyo cyangwa urw'ibumoso. Mu gihe turimo kurota dushobora kurota inzozi nyinshi zitandukanye mu ijoro rimwe, bikaba byatuma hari ibintu bimwe na bimwe by'ingenzi ushobora kwibagirwa ukangutse, byari kugufasha gusobanukirwa inzozi zawe kurushaho. Ariko mu gihe ushoboye kuba wakwibuka ibyo warose byose kandi neza, aba ari amahirwe meza yagufasha gusobanukirwa inzozi zawe. Iyi ni Ingando online muteze amatwi. Mbahaye ikaze mwebwe mudusuye kuri iyi channel aribwo bwa mbere, namwe mwamaze gukora subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi tugiye kukugaruka ubusobanuro bw'inzozi zifite aho zihuriye no kurota imvura. Ni gahunda twatangiye kandi dukomeje yo gusobanura inzozi zitandukanye. Uramutse hari inzozi ufite ukeneye kumenya ubusobanuro bwazo, watwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando online, cyangwa ukatwandikira unyuze kuri Instagram yacu. Tuzazisoma kandi tugusubize. Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Mu gusobanura izi nzozi reka duhere kuri ibi bikurikira. Icyambere, kurota ubona imvura ariko nyuma yo gukanguka akaba nta kindi wibuka cyangwa nta kindi kintu kidasanzwe cyari muri izo nzozi. Igihe urose ubona imvura ariko akaba nta kindi wibuka nyuma yo gukanguka, ibi bishobora kuba ikimenyetso kikugaragariza ko ufite amahirwe mu buzima buri imbere. Bishobora kuba ari cyo gihe cyo gutangira umushinga mushya w'ingirakamaro wari ufite mu bitekerezo byawe, ukabutangira udafite ubwoba, kuko izi nzozi ziba ari ikimenyetso kikugaragariza gutsinda. Uba ugomba kwigirira icyizere no kwizera ubushobozi ufite, ukabukoresha uko bungana nta kwitinya. Nubwo bimeze bityo ariko, izi nzozi zishobora nanone kuba ikimenyetso cy'uburumbuke n'iterambere ku bintu byari bikeneye guhemburwa. Icya kabiri, kurota ubona imvura igwa kandi ikirere gisa umukara cyane. Kurota ubona imvura igwa kandi ikirere gisa umukara cyane. Buri gihe uko imvura iguye ntabwo ari kubona ikirere kijimye. Hari igihe imvura igwa ariko ukabona ituruka mu kirere gikeye. Mu gihe rero urose imvura igwa ariko igaturuka mu kirere kijimye, aba ari ikimenyetso cy'uko ufite ibitekerezo byuzuyemo umujinya, cyangwa hari umuntu wumva udashaka kugirana imishyikirano nawe. Mu gihe bimeze uko, uba ugomba kwisuzuma ugafata icyemezo cyo kureka ibitekerezo bibi bikagenda. Ibi wabigeraho ukoresheje kubabarira abakubabaje cyangwa gusaba imbabazi abo wababaje. Gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye ariko cyoroheye umutima ushaka. Kuvuga ngo mbabarira narakosheje cyangwa kuvuga ngo ndakubabariye bishobora kubohora umutima wawe wuzuye umujinya n'umubabaro mwinshi. Icya gatatu, kurota imvura igwa kandi ari nyinshi cyane.
Hari igihe ushobora kurota imvura igwa ariko ukabona iyo mvura atari nyinshi. Dufate urugero, hari igihe nijoro ushobora kuba ugiye kuryama ukumva imvura iguye ari nyinshi cyane ku buryo yihonda ku mabati, ukumva ugize ubwoba utekereza ko hari abajura bashobora kuyitwikira bagacukura inzu yawe, ku buryo nubwo waba uri mu nzu udashobora guhamagara undi muntu uri mu kindi cyumba ngo yumve. Icyo gihe iyo mvura yaguye aba ari imvura nyinshi cyane. Mu gihe urose inzozi nk'izi rero aba ari ikimenyetso kikugaragariza ko ufite umujinya mwinshi uturuka ku buzima wabayemo mu gihe cyashize, kubera ibintu bimwe na bimwe wapangaga ariko bikanga gucamo, bikagutera igihombo gikabije ku bintu runaka. Bishobora kuba igihombo cy'ibintu bifatika cyangwa guhungabana mu mitekerereze. Icya kane, kurota imvura iri kugwa kandi irimo inkuba nyinshi. Imvura ishobora kugwa ariko ntiyumvikanemo inkuba cyangwa ikumvikanamo inkuba nkeya. Mu gihe rero wari urimo kurota ariko ukaza kumva imvura iri kugwa kandi irimo inkuba nyinshi, icyo gihe aba ari ikimenyetso kikubwira ko ugomba kwitondera ibintu bikuzengurutse. Urugero, ushobora kuba ufite inshuti yawe ifunzwe izira icyaha runaka ariko ugasanga hari umuntu uri kugusaba ko wamufasha gutanga ruswa kugira ngo iyo nshuti yawe ifungurwe. Ruswa ubwayo nayo ni icyaha gihanwa n'amategeko muri leta zitandukanye. Mu gihe rero umuntu atitonze ashobora gusanga nawe afashwe, ugasanga za nzozi yarose zimusohoreyeho kuko afashwe arimo gutanga ruswa. Kuba warose imvura irimo inkuba nyinshi uba ugomba kwitondera ibikuzengurutse kugira ngo hatagira ikintu kikugusha mu mutego ukugeza mu byago. Icya gatanu, kurota ubona imvura iri kugwa ariko wowe uri mu nzu. Kurota imvura iri kugwa ariko wowe uri mu nzu. Igihe urose imvura igwa ariko wowe ukabona uyugamye mu nzu, biba ari ikimenyetso cy'ibihe bigoye uba uri gucamo. Uba urimo kugerageza guhisha amarangamutima yawe ngo hatagira umumenya ibibazo urimo gucamo, bisa naho ukeneye kubishakira uburyo bwo kubikemura ku giti cyawe. Ibyo bibazo bishobora kuba ari ibyawe ku giti cyawe cyangwa ari ibibazo by'umuryango wawe muri rusange. Gusa nanone izi nzozi zishobora no kuba zigaragaza amahirwe ushobora kubona mu bijyanye n'ubukungu mu minsi iri imbere. Urugero, ushobora nko kuba hari umushinga ufite ariko warabuze ubushobozi bwo kuwukora, hanyuma hakaba hari umuntu ugiye kugutera inkunga yo gutangira uwo mushinga, cyangwa ukabona amafaranga yo kuwukora mu bundi buryo. Ushobora nanone kurota imvura igwa ariko noneho ukabona iguye uri hanze ariko itakunyagiye. Ibi byo aba ari ikimenyetso kigaragaza ko witeguye gushyira amarangamutima n'ibikorwa byawe hanze kandi ukabikora nta bwoba ufite. Icya gatandatu, kurota imvura ikunyagira. Kurota imvura ikunyagira. Abantu benshi bavuga ko iyo urose imvura ikunyagira ushobora kuba ugiye guhura n'ibyago bishobora no kukugeza ku rupfu, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ari buri mvura ivuga ko ugiye guhura n'ibibazo. Iyo urose imvura ikunyagira ariko akaba ari imvura nkeya ijojoba cyangwa ari imvura y'ibitonyanga, aba ari ikimenyetso cy'uko vuba bidatinze hari ikintu cyiza kigiye kukubaho kikanezeza umutima wawe. Mu magambo make, imvura nkeya y'utujojoba ivuze guhemburwa mu buzima. Uko iba nyinshi ariko mu rugero, aba ari ikimenyetso cy'ingano y'ibyishimo uzaterwa n'ibyo bintu bizakubaho bikakunezeza. Icya karindwi, kurota imvura igwa umuvuka gutembana cyangwa ugatembana ibyo utunze. Inzozi nk'izi ni inzozi buri umwe muri twe atakwifuza kurota. Ni inzozi ziteye ubwoba cyane. Kurota imvura igwa ikagutembana cyangwa igatembana ibyo utunze, yaba inzu, amatungo, ubutaka n'ibindi, cyangwa ukabona imvura itembana inshuti yawe, ni ikimenyetso cyo kwangirika gukomeye no gutakaza ibintu by'agaciro wari ufite mu buzima. Iyi mvura kenshi igwa harimo n'umuyaga mwinshi cyane.
hari umuntu watanze ubuhamya bw'ibi avuga ko hari inshuti yari irwaye nuko aryamye arota imvura igwa imivu iratemba maze itembana ya nshuti ye. Yibonaga bari kumwe muri iyo mvura ariko agerageza gutabara inshuti ye ariko biranga, amazi arayitwara. Nyuma y'iminsi mike ya nshuti ye yarapfuye bya nyabyo. Kurota izi nzozi birashoboka ko amarangamutima yawe hari ibintu abakubwira bishobora kuba ahazaza kugira ngo utangire kwitegura kuzamenya uko uzabyitwaramo nuramuka ugeze muri icyo gihe kibi kandi kigoye. Aha ku nzozi nk'izi hari n'icyo Bibiliya yabivuzeho igaruka ku kuba habaho umwuzure w'amazi menshi wangiza ibintu bitandukanye. Ushobora kubisanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 7 kuva ku murongo wa 24 kugeza kwa 29. Ushobora none kubisoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 6 ugasoma uvuye ku murongo wa 47 ukageza ku murongo wa 49. Biragaragara ko kurota imvura irimo imivu itembana ibintu bitandukanye ari ikimenyetso cy'uruhurirane rw'ibibazo bishobora kuguhuriraho bigamije kukugirira nabi utareba neza ukanaba wahasiga ubuzima. Kubemera Imana aba ari igihe cyo kwegera Imana kurushaho. Icya 8, kurota imvura igwa ariko ukabona witwikiye umutaka. Kuba warota imvura iri kugwa ikakunyagira ariko ukaba witwikiriye umutaka ni zimwe mu nzozi nziza ushobora kurota. Izi nzozi aba ari ikimenyetso cy'uko ufite ubushobozi bwo kwirinda no kwirwanaho mu gihe cy'ibibazo n'ibigeragezo, ku buryo nubwo waba urimo guca mu bintu bikomeye wumva umutima wawe utuje nkaho nta kibazo ufite. Uba ufite ubushobozi bwo kugenzura ibitekerezo byawe no kubishyira mu mutuzo mu gihe kigoye. Aba ari ikimenyetso kigaragaza ko hari uburyo bwiza bugufasha kwirinda ibibazo byakugiraho ingaruka mu buzima. Inzozi nk'izi zishobora no kuba ikimenyetso kigaragaza ko hari umuntu ukwitayeho ushobora kugufasha mu bibazo ufite, nko kuba yakugira inama cyangwa mu bundi buryo bw'ubushobozi. Icya 9, kurota imvura irimo umukororombya. Kurota umukororombya ni ikimenyetso cy'icyizere uba wifitiye mu mibereho y'ubuzima bwawe. Mu buzima hari amahirwe amwe namwe agusimbuka buri munsi mu byo ugerageza gukora, ugasanga kubera kubura amahirwe kenshi bitumye wumva ucitse intege ndetse ukanitakariza icyizere. Mu gihe rero urose imvura iri kugwa ariko ukabonamo umukororombya, aba ari ikimenyetso cy'uko hari amahirwe agiye kuza mu buzima bwawe kandi kuzaba umwe mu bayo mahirwe azageraho. Dufashe nk'urugero, ushobora kuba umaze imyaka myinshi udepoza ahantu hatandukanye ushaka akazi ariko ntukabone, ukanageraho wumva kudepoza ntacyo bimaze ukabyihorera. Mu gihe urose inzozi nk'izi aba ari cyo gihe cyo kongera kwigirira icyizere, ukongera ugatangira bundi bushya bya bindi byanze ubona ko byakunaniye. Icya 10, kurota imvura igwa ariko isa n'igwa isubira hejuru. Kurota imvura igwa ariko isa n'igwa isubira hejuru. Izi nzozi akenshi ntizikunze kubaho ariko hari abazirota. Ukabona imvura iri kugwa ariko ikagwa mu buryo iyo uyireba iba iri kugwa isa nk'isubira hejuru mu gicu. Izi nzozi aba ari ikimenyetso cy'uko mu buzima bwawe hari ibintu bigiye kugutungura utari witeze kandi utigeze unatekereza na rimwe mu buzima bwawe yuko byakubaho. Icyo kintu gishobora kuba ari ikintu cyiza cyangwa ikintu kibi utigeze unatekerezaho na rimwe ko gishobora kubaho. Iyi ni Ingando online mukomeje gukurikira. Mushobora kuduha ibitekerezo byanyu binyujije mu mwanya wagenewe komenti cyangwa mukadusura kuri page yacu ya Facebook na Instagram. Mushobora no kuduha inyunganizi kuri iki kiganiro mubinyujije mu mwanya wagenewe komenti. Tuzabisoma kandi tubasubize. Ndabashimiye kuba mwarimo mudukurikira. Naho ubutaha mugira amahoro y'Imana.